Hello family and friends, mumeze mute? Reka twizere ko mumeze neza. Umwaka mushya muhire, mwese muherereye. Ndabizi ko mu kwa mbere event ariko still haracyari igihe cyo kwifuriza umwaka mushya. Kuko n'ubwa mbere ndikodinze muri no mwaka. Umwaka mushya muhire kuri mwese. Nizere ko babereye mwiza, njye bambereye mwiza. Ndashima Imana ko Imana twinjije mu mwaka mushyashya. Mwebwe rero sinzi uko byagenze ariko nizere ko namwe Imana abazigamye. Hanyuma abahuye n'ibibazo, abahuriyemo n'ibibazo byo n'umwaka mushyashya wo kugira ngo Imana idutije kugira ngo tubone ibyo tutabonye. Nimba numva tugomba kwatura amagambo meza ku mwaka mushya tutagiyemo kugira ngo nibyo waburiye muri uriya washize uzongere ubone. Kandi wibuke yuko igishoro cya mbere n'ubuzima kuba ugihumeka n'amahirwe ubutijwe Imana ibikikuzigamye kandi ikigufite imigambi myiza kandi myinshi cyane kuri wowe ndetse n'umuryango wawe nabo ukunda nabawe bose. So mbifuje umwaka mushya muhire from Muhoza Real Talk. Hanyuma rero ntatinze naje mwarambuze, I'm so sorry nabaye busy ariko ndacyabatekereza ndabazirikana niyo mpamvu nje kubajugunyiramo inkuru zimwe mwe mwumva mutanga n'inama bibafasha bitwigisha ariko naratinze ariko nyine naje. Ntatinze rero uyu munsi inkuru dufite ni iyi. Inkuru mbaha ni inkuru zanyu mumpa. Nasaba n'imbabazi rwose kandi bimvuye ku mutima umuntu wese nabwiye ko inkuru ye nzayivugaho ntarayivuza tuzafu kwezi ntakora ari ndi mu bindi bintu bimugije so mumbabarire. Inkuru zanyu tuvuga nizo muduha ku muntu utifuza kugaragara, utifuza gutanga isura ye, ijwi rye, ikintu cyari cyose gishobora gutuma bamumenya. Abo turabatumikira bakakumvira inkuru bakakugira inama ariko bitabaye ngombwa kuze kuri kamera. Ngiye nza kuri kamera for you kugira ngo ngufashe niba wumva yuko inkuru ishobora kwangiza kurusha uko yubaka, then abadukurikirana guha inama like honest opinion. Nta kindi kintu ntibakuzi, nta kindi bakuzi, ntibazi ngo ninde, baguha inkuru z'ukuri kandi bakaguha plutôt baguha inama z'ukuri kubera ko batababazi ngurindi. Anyways, wifuza kugaragara ndi available nabonetse mvugisha turi ko dushaka kuzana kuri kamera ukagaragara ariko nzi ko request nyinshi mfite nizadashaka kugaragara. Twibutire muri no munsi. Aragira ati irababaje kandi hashize iminsi urambabarira nubwo ntayitambukije ariko this is your time. Uyu mubyeyi afite umugabo babanye, ntabwo ndivuga details z'ahatuye ku mpamvu z'umwihariko w'ibanga ry'inkuru ye ariko afite umugabo bari mariye bakora ubukwe bwa hatari investinga mu mafaranga nuko akundi umuntu ukora ubukwe akavuga ati tuzashyiramo make ayane zadufasha tumaze kubaka. Bo bari bafite gahunda yo kuzakora ubukwe buri like VIP nyine, ubukwe burenze bwiza like nyine uko nawe ubyumva nyine wabitekereza ubaye n'umuntu wifuza gukora ubukwe bunini. Bakoze ubukwe bunini kandi bubahenze, banje gukora ubukwe bamara umwaka n'igice batari basama ariko ati ntabwo gezamo indonde, nta mutima mubi, ati umugabo wanjye twari tumeranye neza, tubanye neza nta kibazo. Turashimira turanasuhuza cyane abantu mubanye neza, famille zibanye neza, mukundanye, keep it up. Uyu mwaka mushyashya byongere cyane iyo byinshi kurusha uko byari biri. Namwe mufite ibibazo mu ngo Imana bakomeze kandi bihanganisha ntago twabibagirwa. So bo rero ati twari tubanye neza, tumeranye neza. Umwana wagira ngo turabajene mari umwaka urashira, umwaka n'igice tutari twasama, ndangije nza gusama, maze gusama ntibyakunda ku mpamvu z'Imana, iby'Imana ishaka ivamo. Ati birambabaza cyane cyane kumara iminsi ntegereje. Ati kandi nagizemo intambara nyinshi z'abantu ariko guys urabona ko muri 26 tuzongera kumva abantu uhura n'umuntu mu nzira ugatumubwira ngo utari wabyara kuko watinze kubyara. Guys nta muntu wihura ubyaro utangwa n'Imana nubwo yaba atabishaka we ku giti cye. Ese ubimwibutsa ngo bimumarire iki? Niba unkurikiye aka kanya ukabuze ko uri one of the people uri hura n'umuntu ukamubwira ngo ntabwo urabyara n'ubu, my friend, ibyo bintu ntabwo bigezweho. Tereke hasi guse ngo kuba byibushye cyane ngundi ngo habaye compliment itari bwubaka umuntu 2026 mukajya muzikoresha. Niba wumva utari bubashe kubwira umuntu neza mubwire turasa neza, wambaye neza cyangwa ikintu uri bumubwire, byihorere byigumanire uvuga ibindi byo kuvuga ni byinshi. So ati yahuye n'igeragezo by'abantu bamubwira ntabwo urabyara ko watinze, bundi we byagenze bite gute utabyara. Agera ngo yumva yuko yatinze cyane kandi mu by'ukuri umwaka n'igice ntabwo ari igihe kinini cyane ku buryo umuntu atangira kwirambirwa. Ariko narirambiwe kubera compliment za societe hanze.
hanyuma agira depression y'ukuntu yarasamye ikabivuyemo. Ati ndababara cyane, ariko cyashize iminsi kandi mezi 9 Imana iramufasha arasama. Arangije gusama abyara umwana mwiza cyane umuhungu. So muri process yo gutwita noho niryo zingero ry'inkuru. Muri za 9 months zo gutwita avuga yuko yagize ibibazo cyane, yararwaye, akumva adashaka kubona n'umugabo hanatambutse, akumva atamerewe neza. Donc nyine abantu batwita gutandukanye, indazizo gutandukanye, buri wese arabizi, buri wese arabyumva, no bitarabaho expect ibitandukanye kuko buri wese afite umubiri we uko uteye. So wero umugore yararwaye, amererwa nabi, akagira infection zo mu maraso, akagira ibintu bituma atabasha kwita ku mugabo we during the 9 month pregnant ya period nyine uko batwite. Ntabwo yigeze abo yita ku mugabo we muri iyo pregnancy niyo nyine y'amezi 9 yose. So ati rero umugabo ese ataninga afata undi muntu akazajya yigenza neza handi, which ntabyo yambwiye. Ariko ikintu cyaje kumubabaza ni igihe amaze kubyara, we ntabwo yarabizi ko umugabo mucitinga mu byukuri. Ati nta kintu narinzi, na message ntazo nabonaga, nta kintu. Atari ko ikintu cyambabaje gihubura umutima wanjye kandi kirawubabaza ni umunsi mara kubyara, maze kubyara umwana aramwishimira, arampemba, aranezerwa. Arangije arambwira ati rero mva nkubwira, ati ngiye kubwira ikintu cyari cyarananiye kubera ibyishimo by'umwana wanjye ndi kubona. Sinikiye ikintu cyari cyarakunaniye. Ati nene nananiye kukubwira yuko nagucaga inyuma igihe cyose wari utwite. Ati nese numva umugongo ucitse burundu. Noneho ibaze, ariko abantu nabo bakora amakosa kwe. Ngiye mbera no kuvuga inkuru, ntago ngomba kujudginga, ariko rege numva inkuru mvuga was it needed igihe cyo kubwira umuntu ko kubwira umuntu ibyo bintu ari umuntu wabyaye utaramara n'icyumweru n'umugongo utarakomera, umubyeyi ukiri ku kiriri, byari bikenewe? Uraza kumbwira niba koko ibyo byari bikenewe, niba ari wowe wumva ko icyo kintu cyari gikenewe, ngiye n'umushe bitari bikenewe. Anyways, ati yarabimbwiye, ati numva merewe, ati numva ko umugongo ucika burundu. Ndavuga ntago bishoboka, ndi ukuntu nararwaye irwaga njyana kwa muganga. Atari ko anshitinga, ati birambabaza bitanumva nzenutswe we. Ati numva gusa ikintu ushaka ni umwana, nkumva nashaka ko kora no ku mwana, yakogera ku mwana amushihura. Ubwo urumva ndi kwa kundi umuntu awe muri separate room ye n'ubundi akiri ku kiriri. Ati amezi 3 yarashize, arangije gushira, mfata telefone ye yateretse muri salo. Ariko buriya ndashaka kuzakora ikiganiro nicanye n'undi muntu tukagana ku mubyitegure muzamutekereza n'inyunganizi muzaduka. Ati mfata telefone y'umugabo, njya muri telefone ndareba, nsanga n'uyu munsi wa none baracyagenda, sangamo n'ifoto bari kumwe muri galeri. Bivuze yuko umugabo aracyajyayo, message zirareze uko akibonana, ntago ya relationship yahagaze. Ati nangije ndamubwira nti koko warambeshyaga, wansabye imbabazi ko nababaye nkako mbwira yuko barane kubyangana kubera ubwiza bw'umwana no kwishimira ko nabyaye. Uracyajyayo umugabo ugiye kumutsinga ati ngiye ntabwo nakasha kwihangana amezi wari utwite, ikindi se kwihanganira era minsi amaze kukirira. Ibi byose nibirangira ntabwo nzongera gusubirayo. Umugore arambwira ati ngiyewe mungira inama, uyu mugabo nimara no kubyara ntazasubirayo. Ibiye kumbwira zino period adashaka kwihanganira kubera ko nari ndi muri zino situation, ntabwo ngiye mbyemera. Ndabona ko n'ubundi azasubirayo. Atari ko naganije abavandimwe banjye tuvukana, barambwira ati vayo taha, ati nta mugabo ufite, ati cyane cyane ko imenye ufite umwana umwe vayo atazana gutera ibirwara. Atari ko zanyu bakambwira ati guma ku mugabo my friend, birashoboka ko ashobora kuba ari ikintu cyabimuteye, ariko akaba azahindukira kongera agasubira ku murongo. Rero inkuru no munsi niyo ngiyo mu byukuri kind of tricky, kugira ngo nyine ifite ukuntu basa ko mugira inama. Ese ururuga rugumemo. Hashize iminsi namuhamagaye imbere ko nyirikodinga uyu munsi, arambwira ati cyari kwa kundi, atari ko ngenda nzinga umwenda umwe every day, ne expecting ko anytime nasohoka. Inshuti zikambwira ati gumayo, abandi akambwira ati genda. None mugira inama. Uyu mugabo ati yo compliment yampaye ndasinze, ati uko nicaye cyo kintu ntekereza,
nkumva byarandenze. Ese hari umuntu ufite story imeze nk'iyi? Hari umuntu ushobora kuba yaragize case nk'iyi ngiyi ngo ngire inama? Hari umuntu uri ahangaha se uri bungire inama iri honest, idafite ikindi kintu ugenda n'ikindi kintu urebeye ukambwira ati njyewe mu by'ukuri abari njyewe nabigenza gutya ko byagenze gutya n'ukuntu ati ntimunzi inama muri bumuhe ziraza kumufasha kuko ntuzi uri kuyiha. Ushobora gusanga n'uri kuyiha ari sister wawe, imagine ko ari sister wawe, ko ari friend wawe, ko ari one of your people abantu ukunda. So nkuri no musi niyo ngiyo, nizere ko iri buze kubaheramo isomo abagabo, abagore, abatarashaka n'abenda gushaka. Imana wo mugisha, ngenda bakunda cyane kandi ndabashimira support yose mungaragariza n'urukundo rwinshi munyereka. Nizere ko muri buze kugira umunsi mwiza, amanywa meza, ijoro ryiza bitewe n'ahantu hose uherereye. Nyagasana barinde. I love you guys. Bye.